uyu munsi mutwemere tubagezeho byinshi ku muhanzi uzwi nka Butera Knowless, ushatse wamwita umwamikazi w'umuziki nyarwanda kubera amateka ye ndetse n'ibintu byinshi yanyuzemo byamucaga intege, ariko akanga akabyima amatwi agakomeza imbere. Butera twamuvugaho byinshi, gusa uyu munsi mutwemere tubagezeho bimwe mu buzima bwe byamubayeho nawe bishobora kubera isomo ryo gukomeza gukora kugira ngo ugere aho ushaka. Ingabire Butera Jean d'Arc uzwi nka Butera Knowless mu muziki nyarwanda yavuze tariki 2 Ukwakira mwaka w'1990, avukira mu karere ka Ruhango gaherereye mu ntara y'Amajyepfo. Avukira ku babyeyi bakijijwe, ariko nyuma y'imyaka 4 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 yamwambuye ababyeyi, asigara ari imfubyi cyane ko yari yaravutse ari ikinege. Knowless yize amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, akaba yarize ikoranabuhanga muri kaminuza ya Kigali Institute of Science and Technology. Knowless inzira y'umuziki yayitangiye mu mwaka w'2009 ubwo yararangije amashuri yisumbuye, ndetse iki gihe yinjiye mu kiragano cyangwa se mu muziki wari ugezweho icyo gihe, aho yari yinjiranye n'abahanzi batandukanye barimo Kamishi, King James, Oda Paccy n'abandi benshi, ndetse n'abandi batagikora umuziki, ariko kuri we uyu munsi aracyakora umuziki kandi aracyahatana agana imbere. Urugendo rwe rwa muzika bivuga ko rwatangijwe na Safi Madiba ndetse na Kamishi bamubaga hafi muri icyo gihe yari ari gutangira umuziki. Ngo ubusanzwe Safi wari umaze kumenyekana mu itsinda rya Urban Boys, bakundaga gushishikariza Knowless ko babona ashobora kuririmba cyane, ndetse iki gihe Safi na Kamishi basanze arimo kuririmba muri studio mutera imbaraga, bamuha courage bati Knowless urabizi kandi uzabikora neza. Aribwo yanakoze indirimbo yitwa Nyumva, ijye ku maradiyo iracurangwa cyane, amenya ko ashobora kuba umunyamuziki ukomeye cyane. Knowless atangira kumenyekana mu buryo butandukanye. Abantu benshi bifuza kumenya Knowless, dore ko icyo gihe umwana w'umukobwa cyangwa se igitsina gore bari abantu bakeya cyane mu muziki nyarwanda. Abantu mwakurikiranaga imyidagaduro cyane icyo gihe murabizi cyane Knowless yagiye avugwa cyane mu rukundo na Safi Madiba, ibintu byatumye amenyekana cyane kubera ko batasibaga kuvugwa no kwandikwa mu bitangazamakuru, bamwe bamwumva bagashaka no kumenya indirimbo ze. Inkuru za Safi Madiba na Knowless zo ni ndende cyane, ariko mutwemerere twigerere ahangaha. Nubwo byari bimeze gutyo hagati ya Knowless ndetse na Safi Madiba, Knowless yaje kwegukanwa n'uwitwa Ishimwe Clement uzwi cyane mu gutunganya indirimbo. Urukundo rw'abantu rwose babanje kuruhisha, dore ko batakundaga ko ubuzima bwabo bujya ahagaragara cyane, ariko Clement yaje kwegukana Knowless. Uyu muhanzi akaba ari we bana uyu munsi basezeranye imbere y'amategeko, bemerana kubana cyangwa se bemerana kuzabana akaramata nk'umugabo n'umugore kuwa 31 Nyakanga mwaka w'2016 mu muhango wabereye mu murenge wa Remera. Banasezeranye kandi imbere y'Imana ku ya 7 Kanama umwaka w'2016. Uyu mugabo we bakaba bafitanye abana 3 mu myaka 8 bamaze babana. Aba bombi bakomeje kuvugisha benshi, dore ko ibintu byabo babikora bucece kandi batuje cyane, bakunda ku buzima bwabo bujya ahagaragara keretse iyo bije mu muziki ndetse n'imyidagaduro, ariko ubundi privately ni ibyabo mu muryango, dore ko ari couple ikunzwe kandi ari abantu badakunda gushyira ubuzima bwabo hanze, cyane cyane iyo bageze ku buzima bw'abana babo, dore ko hari n'abatungurwa no kumva ko Knowless yibarutse, kuko ni ibintu adakunze gushyira ku mbuga nkoranyambaga ze. Abantu benshi bakunda kubabaza impamvu badashyira ahagaragara abana babo, gusa kuri bo bagaragaza ko badateze gushyira hanze amashusho y'abana cyangwa se ibintu bitandukanye ku bana babo, kuko batifuza ko hazagira umwana wabo wazicuza kuba mu buzima bw'ibyamamare mu gihe yaba amaze kuba mukuru. Uwo ni Knowless ndetse na Clement bagiye babitangariza ku bitangazamakuru, bagiye bakoraho interview bati twebwe nta munsi n'umwe twuzigera dushyira ubuzima bw'abana bacu ku mbuga nkoranyambaga. Dore bimwe mu bihembo Knowless yagiye yegukana mu myaka itandukanye. Twavuga nko mu mwaka w'2010 Knowless wari waratsindiye rwose igihembo cy'umuhanzi mwiza ukizamuka muri Sarks Awards, agatwara umwanya wa 3 muri Primus Guma Guma Star mu mwaka w'2013. N'ubundi mu mwaka w'2013 nabwo muri Werurwe yaje gutwara ikindi gihembo cya 2 cya Sarks Award, ariko kuri iyi nshuro mu cyiciro cy'umuhanzi w'umugore mwiza muri uwo mwaka wa 2013. Kandi Knowless nanone yari kumwe mu bikorwa byo mu Rwanda byakinwe mu birori bya Rwanda Day byabereye i Londres. None mu mwaka wa 2015 aca gahigo ko gutwara igikombe cya 5 cya Guma Guma Superstar
Star anaba nk'umugore wa mbere ugitwaye. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 Knowless yashyize hanze indirimbo nyinshi ziri mu rurimi rw'igiswahili bituma ahabwa igihembo cyitwa Bigwa Award bitangirwa muri Kenya. Ibihembo bye ni byinshi n'indirimbo zo ni nyinshi. Hari indirimbo zitandukanye rero za Knowless zagiye zikundwa cyane hano muri Afrika, duhereye hano muri Afrika ndetse n'ahandi. Nanone mu mwaka w'ibihumbi 2017 asohora indirimbo y'igiswahili yise Peke Yangu. Mu ntangiriro za 2018 ashyira hanze Darling yagiranye na Ben Pur ukunzwe cyane muri Tanzania. Knowless rero twamuvugaho byinshi, ariko ari mu bantu batangiye umuziki ari umwana kugeza na n'ubu aracyawukora. Abantu benshi bamufataho nk'icyitegererezo, dore ko abana benshi bazamukaga bati urashaka kumera nkande, ati ndumva nzaba Knowless, bakamutangaho urugero bitewe n'ukuntu atajya acika intege. Ni byinshi akora, ni byinshi akomeje gukora. Ese niki ukundira Knowless? Knowless kandi yagiye yerekana ko umwana mukobwa ashoboye kandi naho atagera, cyane cyane akoresheje amahirwe makeya ababonye. Knowless kandi yagiye aba intangarugero ku bana b'abakobwa baba bumva ko birangiye cyangwa se bumva nta cyizere. Knowless yanyuze mu buzima bubi kandi bushaririye, ariko nyuma aza kubikora neza aho ageze ku rwego rwiza, aho buri muntu wese ukizamuka aba yifuza kuba yakwicarana n'uyu mubyeyi cyangwa se n'uyu muhanzikazi kugira ngo agire byinshi amubwira ndetse anamugira inama muri urugendo rw'umuziki by'umwihariko mu Rwanda.